umuntu ntavuga se aravuga ihene ikora iki irahebeba irahebeba imbwa iramoka inka radiyo yari mwisakuza baramubwira bati bajyagahe shira umuriro muke muri radiyo wibuze gusamira bajyagahe akungu nabibabaza ubu wabitubaza witwa nde wowe je nitwa Baba je nitwa Freddy uriya yitwa Gadi byinigira ni umuririmbyi mukanyura musaba n'akaririmba kuririmbira banumva najya nka Dubai nka Dubai wahamenye gute kere bomba habaye nk'agaki bavuga uti ndashaka kuzajya ukareba sha Dubai habaye ibintu byinshi urugero nk'ikintu kimwe uvuga ati Dubai kibaye najya kureba rero iki kigukundisha Dubai hanyuma sabo kuri musaza we igitekerezo cyaje musaza we nyine ngewe ubwanjye byabaye umugisha nabyungukiyemo kubera ko bakorana urumva nimba umwe azagakora approach akavuga ati nkuzanira iki ukabona muzaniye panda keguka kayifata baratinze icyarimwe aramuhaye motivation. The Choice Live. Freddy urabizi ko ikiganiro cyacu tugira muri ango zigiye zitandukanye ariko cyane cyane twibanda ku mpano n'abandi bantu bafite ibyo bagezeho ama profile sana yankunda no kubona abantu benshi babyibaza hate se show yanyu ya Sunday ibimeze gute twebwe show yacu ya Sunday ni high profile people ubwo sinahita nguki nuvuga ngo haza abantu bari high profile kandi bafite ikintu basangiza abantu buriya Sunday abantu babicaye bagiye batandukanye buriya mu mibyizi twaganira n'umuntu iki ariko Sunday bari umwihariko niyo mpamvu nakugendeye nkugira muri comedy ariko by'umwihariko cinema ubwo nahita cinema ariko iri comedy nkuzanira umwana benshi bakunze mu bamukunze nanjye ndimo ariko mbere yuko wenda tumwakira ndagira ngo kuri technique nibe dukundira badushyiremo aka video ke yakoze mu minsi ishize uri kumva no mwana yego badushyiremo aka video ke yakoze Keria kabisa yego Keria ndamuzi muri movie nyinshi by'umwihariko akinana na Nyakso yego ndamuzi aho ni sawa cyane reka tugashyiremo tukarekana vuga karebe biraba ari sawa cyane very fresh tureta tugaruka abaye umugabo bajyagahe arahaguruka ajya kwa kakazi ageze i Kigali Nyarugenge bamuhaye akazi k'ububoyi bajyagahe yatinze kare mu gitondo baramubwira bati bajyagahe turashaka yukuteka icyayi genda uteka udukombe dutanu bajyagahe bamuhaye ikiro cy'isukari bamuhaye ipaki y'amajyane abisukira mu mazi cyarimwe ugatangira gucanira bajyagahe uko acanira ni kubitogota bimaze gushyabura uko abyarura ati niba byanga ndabigirane ubwo biri mu isukari ntacyo ndirwariza yabishyize ku meza barumirwa batigenda ubimene bajyagahe ajya kwiherera aririra ngo biryoshye kurusha iby'iwacu batekaga ubwo radiyo yari mu isakuza baramubwira bati bajyagahe shyira umuriro muke muri radiyo wibuze gusamira bajyagahe yarahagurutse vuba na vuba ubwo imbabura yari tarazima azana umuriro ashyira muri radiyo ubwaba arayitwitse bajyagahe bataramenya ibyamaze gukora baramubwira bati bajyagahe tumaze igihe tutiyuhagira genda ushyushye amazi menshi yuzuye ibase yarahagurutse vuba na
vuba afata ibasa yuzuza amazi aragenda yishira ku mbabura ugatangira gucanira bajyagahe ibase nta n'umuntu utayamaze yamuhiriye mu masa yibona arabireba biramuyobera ati ibingibi ndabona ntabyo nditahiye. Freddy nkuzaniye bajyagahe sibyo? Yego bajyagahe ndamwibone yacanira amazi mu ibase. Wamubonye ni sawa cyane ari kumwe n'undi mugabo udasanzwe. First of all dore icyo bita umupapa, dore icyo bita amafaranga. Harya ubwami nka butanu bw'abanyarwanda bwitwaga ngo iki? Tumushakire nka bumwe aba ayoboye kuko bataruga bakora. Yitwa Ndahiro Valence Papi ndetse na Keria baraza kutubwira n'undi mushyitsi batuzaniye kugira ngo tuze kuganira tuziranye fresh. Shebuja wabajyagahe wasanga yaratangiye no gukorana na Ribu neza. Ni sawa cyane. Keria umeze neza? Umeze neza? Bose wabajyagahe? Bose wabajyagahe? Bose wabajyagahe ko manatuje cyane. Neza hako Freddy. Naga ari nkatwe. Ukimara kuvuga boss nyine bagomba kuba tuje. Data gukira kwitwa boss biba byoroshye. Nta kibazo nyine ukwishyiramo nyine ubushake ukabikora nyine nta kibazo. Ni ryari wamenye kuri boss bwa mbere? Igihe nyine nakoze video no Keria muri bajyagahe ndi shebuja nkamuhereza akazi akaza gukora mu rugo. Ni nawe uri muri yari amashusho. Uri boss. Kwabaye boss kare? Itumubwira ngo teknolojiya. Ni sawa cyane. Witwa nde? Nitwa Mwesigye Blessing. Ukoresha yahe mazina se muri kuri social media? Nkoresha MK Blessing. MK Blessings. Mbere yuko dukomeza, Keri urabizi ko ndi umufana wawe? Kuki mama atabikubwiye? Kandi mama wawe naramuhamagaye ndamubwira. Yegereze mikoro. Wasanga yarabyibagiye. Ngo yarabyibagiye. Nese Keri ufite imyaka ingahe? Imyaka 9. 9. Imyaka 9 babu niba nje mbwa mbere mumenye ni nka 2023. Urumva? Hashobora kwashize nk'imyaka 2 cyangwa 3 ari makina movies. Yego. Ubwo wagiye kuri kamera bwa mbere ufite imyaka ingahe? 5. Urumva bandi bana bakoraga iki babu? Imyaka 5. Nge nari ndiyo ngiyo za Ruhango. Uri cyambara dukabutura. Afata mikoro. Urumva nge imyaka 5 nari ndiyo ngiyo za Ruhango niga mu wa mbere primaire. Nize ngo wari secondaire. Oya niga mu wa mbere primaire. Undi mwana rero ku myaka 5 yajyaga imbere ariko nawe ntago wasanga ariga muri primaire mu wa mbere. Ariko yakoraga ibindi. Turabijyanye no gukora ku mpano. Ngewe ntabwo rwose no gukora ku mpano. Ngewe rwose ntimunshyiremo. Imyaka 5 ntago nibona kabisa. Aho narindi. Imyaka 5 z'undi uribuka. Sha biragoye nta n'ifoto yaho ngira. Ariko uyu mwana ku imyaka 5 ye iri kuri murandasi. Iri kuri murandasi. None se Keri, byaje gute kugira ngo wisange wagiye wenda muri comedy uri kubona abanyakso nimba ari n'ahandi wabanje utubwire? Nakundaga kureba amafilime nkumva nanjye nazabikina. Noneho nyine nyuma mama wanjye aza kumbwira ko ashobora kuza kuzamujyana. Mama niwe wakujyanye? Yego, ariko nanjye yegereze mikoro. Nawe warabishaka? Nuvuga ngo mama yabonaga ubikunda hanyuma abona birashoboka ko ashobora kubigushyiramo arakubwira ati nzabigushyiramo. Yego. Urumva ukuntu ari sawa. Imbaraga zizavaga hari nk'abakinnyi wabona ukavuga ukumva ushaka kuzaba nkabo cyane ko ari umwana yigaga nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri. Yiga mu kangahe? Cyane nko mu wa mbere cyangwa top. Yiga muri matera. Muri gardienne. Ibaza umwana imyaka muri gardienne gushaka gukina sinema. Wabikuraga hese? Hari umuntu wanyu wabikoze ubuti numvaga nshaka kuzamera nkawe. Unyine wabivanaga he? Nakundaga kureba filime za Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Ni ngiye filime yuko ya Schwarzenegger yakoze iki?
yegereze mikoro Predator murayizi yego niyo nakundaga kureba nyine nkakunda kureba amafilime menshi numva nanjye nazabikora ubwo wanarebye filime yajya gutabara umwana we yego komando urayizi komando ajya gutabara umwana we ya filime nta muntu wakoze atayireba nta muntu utarayibonye afite urubunda rw'iminwa ine gakora iyi ni sawa cyane ngira ngo wenda Kenya turaza kwinjira cyane kuri kariyeri ye mu kanya nuko twagira ngo abantu sharp bumve ngo Kenya babonye yabigiyemo gute ariko nanone kuba yazanye na Ndahiro Valence Papi ni ikintu gikomeye cyane ntago ari ibintu byahuriranye gutyo gusa ntago nahindutse ya buriya mpora ndundi we ko hari ubona haraniye kubaho Ndahiro ko numva ibintu bwa mbere mubonye wambaye runigi urumva ariko ni Ndahiro atabaye mushya Ndahiro uyu munsi uzamwumva ngo yagiye gutara inkuru ubwo yayatsaga ngo yahise atera umwamene ubwo ari moto ari kuvuga sinzi inkuru wakoze y'umumotari ngo yigeze kasha ngo agiye gusimbutsa moto ngagiye kuguruka ngo bamuhe 5,000 ngo bamuhe 5,000 ngagurutse moto ngo ibane mu kirere ngasimbuka umugoke nimba hari inkuru nanjye njya nkumbura kureba niri bamuhaye 5,000 ngasimbuke borodire ifite metero 2 akoresheje iki 75 y'abamotari babyumva ndavuga iki gitangaza kigiye guhinduka nk'uko Yesu Kristo yahinduye umugati ibu yahinduye umugati niyo kamera inzima niyo cyo kintu cya mbere cyari kuba kimbabaje kuva nkugiye muri kariyeri ariko reka nkubwire Papi sinzi ni muri ubyibuke ariko ndabyibuka mbabarura umbwira uvuga ukuntu wataye iriya nkuru kuko wayimenye ute ko bigiye ko bon ubundi mu buzima bwanjye ndi umuntu wihorera imihanda kandi ahantu hateraniye abantu babiri cyangwa batatu sinshobora kugera ntamenye igituma abantu bari aho ngaho yego ubwo nari ngeze mu gasantere ka Nyacyonga ariko uriya mumotari yabanje kujya akora utuntu tw'utumarinyeri nka tumwe David ajya akora yego kirukanka na moto ukanabona yikubise urushya yongera yuri aravuga ati murabona ndashoboye Rwanda rurahurura baturashoboye bati ko David ajya gutya kanasimbuka imodoka wo wadukorera iki kidasanzwe abona borodire ku ruhande ati nanjye ngiye gufata iyi moto nyisimbutse borodire ngo hariya mu ndabo hakurya bati uragukiriho ati cyane ariko ntabwo mbikorera ubuntu atawaraza amafaranga barayatanga haburaho 2,000 avuga ati niyo uzura 5 ubwo ndabona anyoroshe moto mu kirere ndavuga inti nanjye kamera yanjye muri wari usigayemo wari uwibura bafashe 2,000 bibura muri ayo ndayimuha kugira ngo bikorwe bwangu asubira inyuma gato nka santimetero 50 Ndahiro bivuga ukuntu wataye iriya nkuru wibivuga nk'ubibara bivuga kuri aho wayitaye kuko biriya bintu bizaguma mu bigwi uri kumva Freddy umuhungu nagiye kubona moto ikigera ku mukingo kuri mugunguzi neza ishinga ubwame niragenda imukubita umugongo ndahamya ko n'uyu munsi akifuza noneho uwo muntu ugiye gusimbutsa moto nta nubwo yigize renga kaborodero wenda ngo yiyiziye kutagicurana uko ipine ryaguye sinubwo hejuru noneho kandi nawe rumwe bari bashetse ikintu nakoze nahise njya mu modoka ndigenda ngo polisi itaza kubaza ngo umuntu yapfuye ni bande bari bahari noneho baravuga ati nibaza bagasangana na shese buriya Freddy ntabwo abantu babizi buriya uramutse utegeye umuntu ikintu mwateze kikamuhitana uba uri mu bagize uruhare mu kumwica kandi twajyaga dukunda kubikora kera nubwo icyo kintu yaba agishoboye yari asanzwe agikora se nanjye nigeze gusheta David urugero nka David binasaba buriya umutegeye ariko akatakariza ubuzima asanzwe asimbuka imodoka ibyo se leta birareba ntabwo ibyo bareba babigizemo uruhare cyane nk'abari abajya bategera ngo izi nzoga zishire zishire nka bya bintu bya kera byacu byo gusheta ngo ryiri ndazi mu munota njyewe nigeze gusheta bigeze kunshetera nigeze ndigabo ngo narya piripire 5 ntekenye ebyiri amatwi arashyuha mu matwi havamo umwotsi uravuga uti ibintu birakomeye bamayangaye bamayisenyese ariko warigaga nko ku ishuri interinete nta kintu uzakoresha ntabwo biba byoroshye abantu buriya bajya banabyumviraho ntabwo ari byiza gusheta ikintu ubona ko umuntu atashobora ngo akwemeze bishobora gushiduka umuntu atakarije ubuzima kandi ugasanga bibaye ibibazo bibaye buriya uvanye iyo nkuru wenda wakoze iyi nkuru uvuga ati nakoze nanjye ndayishimira ko nayikoze ni iyi
nta nimwe ntakoze nk'inshimishe iyo nkoze inkuru urugero nk'ubuvugizi uvuga uti hari inkuru imwe ikomeye kubera ko akenshi nkunda kwibanda ku nkuru zijyanye na advocacy iyo nkikoze rero nkabona kitanze umusaruro biranshimisha cyane avuga ni wawe nk'iyo mperuka gukora nayikoreye Kayonza muri Rwimishinya na sinibuka kandi Kagari hari abasore bari barihise ngo ni wazarendo bashyiraho bariyeri bagatema abaturage bakabambura bakajya mu mirimo y'abaturage bagasarura imyaka ntibavugwa ntibakorwaho ubuyobozi burabikora bukora liste y'abantu 32 bahagarariye abo wazarendo bakora sikandi ikomeye cyane bajya mu gasantere ngo kitwa Kigali bamena ibirahure by'amazu y'abacuruzi banga kumena imwe mu nzu imwe ngo kuko ariho baguze imihoro bati ni iduka ryacu cyane bakajya mu mashyamba ari aho za Kawangire y'abaturage bagacukuramo agasegereti ku manywa y'ihanga barebera nta muntu wabavuga ntawe kandi haba mudugudu haba umuyobozi w'akagari babanje guhera kuri kushinzwe umutekano bamukubita ibiboko byinshi bajya kumbwa ye barayitema bati iyo ni gasopo bajya kuri mudugudu ibyo byose birare ngezeyo nakoze inkuru itambuka uyu munsi ejo polisi yari yamaze kugerayo n'akajugujugu kuko abayobozi bamwe bari bavuze ko ibyo bintu bitashoboka ngo nta bihari batera nkuru yakoze ntibaho harimo santage tayari ubwo ibyo byamaze kugira icyaha kandi urumva bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze ntago bishimira ko ibitagenda bivuga nigeze kujya gutara nanjye inkuru ikintu cyabayeho umwana yateye umugabo urukumva papi yasambanyije umwana we anamutera shasida njya kuyikavaringa umuyobozi ibi bibazo ahubwo uwo mwana yaramuteye indi icyo gihe ndayibuka yego n'uriye ikintu polisi yakoze bajyanye y'indege ese koko ibyo ubuyobozi buvuga n'ibyavuzwe mu itangazamakuru ukuri kurabukuye baragenda basanga abo biyisaba wazarendo barimo babasanga mu kazi cyane bari mu kazi k'ubuka nta n'iki bibabwiye kabone babanyweye ibiki babatoraguye bushyimbo mu munsi ukurikiye nkoze follow up bamaze guta muri yombi 40 ubu ndamye ko bamaze kurenga abo baturage barimo kuryama bagasinzira ubwo rero icyo ngicyo nanashatse nasezera umwuga nkavuga nimvuye muri iyi kariyeri aricyo nakoreye abaturage urumva iyo ukoze ikintu kikaba successful uravuga uti nubundi ni kinaharaniraga hari ababona dukoze zira nkuru bakavuga ati ibi bintu ariko buriya iyo bavuze gukunda igihugu nuko haba hagomba kugira ibishyirwa ku murongo nawe ukavuga uti nagize uruhare mu kugira ibijya ku murongo ku bwanjye yego nicyo ngicyo iyo ntiyaba ari nimwe muziteye ubwoba wakoze izo ntago gusiteye ubwoba wakumva mu mudugudu baramukubise uwo w'akagari bamuteye ntago uzi ikintu cyanteye ubwoba ndimo gukora iyo nkuru si bagusanga mu kazi namanukanye n'abaturage kuko urumva ibyo abaturage bari kukubwira ibyo gutyo ku magambo wumva ko ari ibintu bitabaho bidashoboka ndavuga nti tugende mpagere ndebe icyo byo muvuga ariko n'ibiki bibaho ibyo ngibyo mu Rwanda ndamanuka ngeze abaza rendo bariruka n'imihoro n'inkoni barakubonye bariruka naho kumenyera ngo baragiye naho bagiye kuzenguruka ngo badutegeremo hagati ibintu byari byakomeye badutegera abo baturage turi kumwe bari nka batatu cyangwa batanu gutya bati ubwo badutangatanze gutya bari kumanuka mu ishyamba baradutemera ndavuga inti pe ariko ndavuga inti reka mpumurize abaturage nakubeshye numvaga kantu avuga nti ndiriwe sindaye tu ku mutima bavuga ati mpamagara umwe mu bayobozi bamuhamagara oya mu nzego z'umutekano uri hejuru ndamuhamagara nyishyiraho paralele kugira ngo bumve ko hari umuntu turi kuvugana batumva ko abaturage baze ko badutema bati azanye akabunya mu gikudukanga nyishyiraho paralele ndanabimubwira ati nibyo bakubwiye cyangwa nihuri niho ndi ati reka ngo uhuze n'uhagarariye polisi aho ngaho ahita ashyira kuri call conference bumva koko hari abantu turi kuvugana kandi baje gutabara bwangu baba barakinnye baragiye kubw'amahirwe nta minota 5 byamaze tubona abashinzwe umutekano bambaye civil batugezeho tubona kuzamuka aho ngaho none utekereza iyo mpagera nkabura network cyangwa ikazima bivuga ngo abo basore batewe ubwoba no kuvugana n'abapolisi
bariruka nakubwiye ko ari umuyobozi mu nzego z'umutekano ukomeye sinavuze polisi ariko yavuze ko agiye kumpuza n'uhagarariye polisi muri iyo muri ako muri ako gace ntabwo biba byoroshye Freddy ntabwo biba byoroshye ibaze mu Rwanda aho hantu ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye noneho utekereza ariko iyo nkumva irimo ndayikora ntabwo nanumva ko abana bari mu Rwanda navuga ibyo byose ndimo ndarota sinjye warose ngera ku modoka nahageze ku modoka ngenda ubabariye ntukashyire n'abariye Oya. twakomeje navuze ko ari ugushabuka nihuta yego kubera iki wazanye na Keria ndetse na boss wabajyagahe bose babajyaga ikibazo cyiza cyane mu busanzwe mfite inzu ifasha abanyempano promoters yo ntabwo ndayivugaho byinshi kuko murayizi yego papa cyangwa muracyabana yego papa cyangwa turacyabana umuvandimwe ntabwo mfite na run up na run up niwo mufite yego uyu nguyu wakoze tsunami yego ese ugiye kubishakira ugiye kubanza kumuhamagara oya agiye kubisacinga ngo arebe ko yaguhaye credit kuri YouTube oya credit kuri YouTube ntayiriho kubw'impamvu yego kubwo ni kubwiye mpamvu ushatse umuhamagaro wimubaze gusa ibyo nkubwira niko kuri bihari ubwo run-up tutarabirenga umuhanzi mwiza cyane wakoze indirimbo yitwa Tsunami iri kubikora imwe navuga ko Sofani no mu ndirimbo nk'ebyiri cyangwa ari matari yanjye ziyoboye muri iki cyumweru yego so ubwo rero Keria naje kumubona kuri social media muhujwe n'umwe mu bo bakoranye ndavuga ati uyu mwana umubona gute mbona ni umunyempano nkaba nkorana na company yitwa Cleanwell Rwanda bafite nabaye boss wanjye niwe muntu wamaye akazi bwa mbere ngere Kigali kuri Nahabo kabisa ni umusaza wumva cyane kandi udatinya mu gushora ubwo noneho tukaba dufite amata yitwa Top Milk ndetse na Panda Milk Cake yego muri iyi kariyeri ntabwo kameme hari umuntu babivuge mu kinyarwanda kera hari ibara ritabera imbwa ntabwo nzajya kwamamaza keke papi ngo abantu bayiyumvemo nk'uko bari bubone Keria kuko urabona n'aka ka video kabashije gutuma mutekereza kumutumira abarimo gukubura amashashi ya Panda Milk Cake buriya mu bundi buryo iriya ni publicity ikomeye cyane kuko nuri bukarebe nagera hariya muri rya duka kavuga atari ko ubwo rero mfata Keria vugana na Bucyana ndavuga ati reka tumushoramo ariko mu kumushoramo ndavuga ngo reka mbanze mukurure mushyire muri management kugira ngo ibiganiro mvuganye n'ababyeyi yego bibe biri mu nyandiko bitazamera nka maji bitazaba nka maji n'uruhinja cyangwa cano y'abana cyangwa se bikaba cano y'abana urabyumva ndavuga inirika nirindiye imiriro ndagenda ababyeyi baranyakira bumva proje yanjye umwana baramumpa ndamusinyisha bamujyanye muri Cleanwell Rwanda nabo bamusinyisha mu bandi dufatanya mu bijyanye na marketing biba successful ubwo igitego cya mbere kiba kirinjiye ubu hari n'indi company nayo twamaze nayo gusinyana mu minsi mike muraza kubona product ziriho Keria twari tugifite ikibazo muri iyi community yo kuba abashoramari bataramenya uburyo bwo guhindura kwamamaza ugasanga dufite amajwi y'abantu basanzwe bakoreshwa mu kwamamaza ntaza kugira umuntu nza kumeshoninga ahangaha ariko umuntu kumva arimo kwamamaza yawurute ushaka yawurute ati waba ushaka yawurute umwana wawe arajya kwiga na sanaje yo mu gakombe nkavuga ngo ibi bintu si ugusomeza amata amaganga koko urumva nk'ubu urugero mfite umwana ari gukubagana cyane witwa Gian nuko bya masaha y'ijoro nari kuba namuzanye yarambwira ati uziko ariko abantu bambwira ko nsa na Keria ntigute se twese turi ba mapengo Keria se ntabwo aramera amenyo oya no kubera kureba utuvideo twe na Nyagisakiro koko twese turi ba mapengo byanze bikunze ntashye ntafite Panda Milk Cake
bavuga ko ubwo ntagiye ku kazi Utashye ko bazi ko aho nkora na Panamilk cake nzibona ubwo nkaba ntegetswe kuzigura ntabwo biri ku bana banjye rero gusa kuko urungano yaba abo bigana yaba n'abamubona umubonye amubona muri iyo shusho ya Panamilk cake ndetse na Top Milk yewe bikadufasha rero gukomeza kuzamura kariyeri y'ibyo ngibyo ubwo n'abandi mbabonereho kugira ngo abazaba bafite product zigendanye n'iby'abana bakenera Kelly aracyari ku isoko ariko bitandukanye nuko ashobora kuza ngo atubwira ati dore nanjye mfite indi keke kuko turacyafite amasezerano arambye muri Clean Rwanda yego mfite amata ubwo ku mata na keke n'amaji hari ibintu byinshi cyane umwana hari ibintu byinshi cyane akwamamaza hari amaduka acuruza imyambaro y'abana urumva ugasanga umuntu arimo nanjye ari iduka namamaza ricuruza ibintu by'abana amagare ibikinisho ngo ntuzambara pampa cyangwa ukwezi ibyo narifashe mbere ariko aka kanya irindi duka ryavuga riti ndashaka ko munyamamariza ibi kuko nzi neza ko muri management mfite Kelly akaba afashwa na Blessing nka musaza we kandi nkaba ndi bushore muri umwe nibuye rimwe ryica inyoni ebyiri cyane oya ni imibare myiza ahubwo icyo ndi kwibaza ubu politike tugezemo nishora wunguke cyane icyo ndi kwibaza ntabwo mujya mutekereza ko bishobora kubangamira umwana kuba icyamamara akiri mutoya oya niyo mpamvu habanza kubaho ibiganiro n'ababyeyi kuko ntabwo uzavuga ngo uyu munsi ni kuwa mbere agiye ku ishuri ubwira ngo ariko ngo twari dufite akazi ndumva yasiba akazajya ejo oya ibyakorwa byose bikorwa muri weekend indi minsi nubwo waba ugiye kumpa miliyari byanze bikunze ntabwo umubyeyi yavuga ngo reka umwana utavuye ku ishuri wenda nabwo ntibishoboka uko amasezerano ateye nubwo aba ari ibanga ry'akazi nta hantu yemerewe kuba yakoreshwa na Babu mbere yuko tuza mu kiganiro naramubwenga ariko wibuka amasaha y'abana n'ishuri yego icyo dushyira imbere ni ibijyanye n'ishuri ndetse no kuba yatekereza ku kazi anafite intumbero y'icyo ashaka kuzageraho kandi ukamwereka ko ikiri imbere twese twaciye ku ntebe y'ishuri nk'ubu ntiwamubwira ngo ejo tujye muri shuti y'ibi kandi ari uyu munsi w'ishuri ntabwo byashoboka Kelly wowe by'umwihariko wiga uri n'icyamamare ku ishuri by'umwihariko nko mu myaka 2 ishize ubwo navuga ko ari bwo ugezweho cyane ntabwo byakubangamiraga kuba wigana n'abana barara bakureba cyangwa bataha bakakureba oya wumvaga bimeze bite kuba abana baza nko muri break abantu bakaza kugushungera nyine n'abarimu rega bashobora kumushungera aho yigaho ntabwo bimubangamira ahubwo bibangama cyane nk'iyo turi mu rugendo urumva nk'iyo uparitse urugero avuyemo tugiye aha abantu baba benshi cyane dore Kelly yamaze kujya muri bwa buzima natwe twisanzemo uburyo adashobora kugira inyota ngo ajye kuri kiosk ajye kwigurira ibiraha wiruka kurya ikiraha ryari ntabwo yaba kandi ugura kuko imyaka yo kukirya yari umusitari mama uze kumugurira ikiraha Kelly ibintu byo kucyamamara akigurira ibiraha ntabwo bikwiye bamuciye ku biraha kandi sawa cyane reka mwibarize utubazo dutoya rata Kelly uyu munsi ni ikintu cyagushimishije yegereze mikoro ni ukubona abantu natari nsanzwe mbona ni abahe wowe n'uyu nguyu abangaba babiri ndetse kutababajije amazina kugira ngo ubibane n'ubamenye cyane ariko ubu ngubu nabibabaza ubu wabitubaza witwa nde wowe njye nitwa Babu njye nitwa Freddy uriya yitwa Gadi Byiringiro ni umuririmbyi mukanyura musaba n'akaririmba kuririmbira abo turimo tw'Imana ujye ukunda nta kandi ngaza kukuririmbira n'udusoza ese Freddy wumva nka Kelly adakunda indirimbo z'Imana yakunda izi ashobora no kuba atazi gutandukanya iz'Imana n'izisanzwe none se niki kintu uyu munsi cyakubabaje shanaki nta na kimwe tekereza neza nta kintu kigeze kimbabaza ntabwo wabyutse kare se wabyutse nka sangahe amasaha nsanzwe mbyutse ni sangahe aka kanya oya mu gitondo iyo ubyuka usanga ubyuka mu gitondo wabyutse ugiye ubyuka sangahe rimwe na rimwe wenda mbyuka saa 2 cyangwa saa 12. none se iyo bakubyukije saa 12 ntabwo uba wumva udashaka kubyuka
ukajya usubira mu mashuka ukavuga ati ndaje. none se muri weekend iyo weekend yageze ntago ushobora kuvuga uti umunsi ndirirwa ndyamye kubera ko maze igihe mbyuka kare. hari igihe nyine ndyama hari n'igihe nigeze wenda iyo nakerewe cyane mbyuka nka saa 3 ibitotsi byanyishe cyane. none se Blessing hajya ni musaza wawe wowe si ibintu bya sinema na komedi wabiyisanzemo gute wabigiyemo kubera ko Kelly yabigiyemo nawe byagenze kugira ngo nawe wisange uri muri komedi? nyine kera nyine yakoraga sinema nkabona nyine ni byiza nkumva nyine nanjye nshaka nyine gukorana nawe nkanamufasha. nuko byatangiye natangiye mfite imyaka 10. ubwo wamufasha nk'uduki mu tuntu twa challenge two kuri TikTok na komedi zisanzwe nyine. So muravukana niwe mukuru? Ni sawa. Baravukana uyu niwe mukuru urumva yatangiye abona Kelly yakina avuga ati Kelly najya musapotinga wenda nkamufasha gukora akantu ko kuri TikTok. Ni sawa cyane. Ubona se ufite gahunda yo gukomeza ugakina filime cyangwa Kelly hari utuntu no kumufasha gusa uzagera ubireke? nzakomeza mufashe nyine aho nzaza mbona nyine atakifasha. Ni sawa cyane. Urumva ko papi yabyize neza aravuga ati wowe na musaza wawe ngomba kubatwara. Papi nahana bakura amafaranga. Papi yararakaye cyane. Dore ahera hariya Kamuhanda hafi na za Kamuhanda hejuru gato mu ruganda amanuka kukumba z'i Kigali. No mugabo. Imyaka tugezemo niyo gukora babu, niyo tugezemo niyo gukora. Buriya ufashe umutwe ukawukoresha mu buryo bwo kukogosha gusa cyangwa bakawukubita inkonje gusa, ibyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Kuko imbaraga cyangwa se ubushobozi dufite aka kanya ka nonaha ntabwo ari byo tuzaba dufite mu myaka 2 iri imbere. Wapi cyane. Ubwo rero biragusaba kugira ngo usiganwe n'igihe. Hari abo twamenye birangira uko, hari abo twamenye birangiye nabi, noneho bakakanya ka nonaha uribaza ngo nk'umwana kubajira atari ko mu myaka yawe ko tureba ibijya kuri social media ntibisibamo. Kazavuga ati kumbona watubereye imbwa bwamamare wagize bwakugejeje kuki. Usiko icyo kibazo yakikubaza bikarangira bagukoze inkuru bagusanze kwa makuza wiyahuye. Tubwiye nta nzu nta modoka n'amashuri turimo kwiga ku nkunga ya leta, ikintu wakoze byibura watubwira uti mu izina nagize byangejeje kuri iki ni iki, wasubiza amaso inyuma ukakibura. Ariko ubu Kelly aka kanya ka none wamubwira uti ko kuri konti yawe hariho wayungurije ku myaka ye mike cyane. Niyo mpamvu buriya ababyeyi nibafasha abana kuzamura impano zabo. Ikindi abashora imari bumve ko nta munyagara w'ifaranga. Nimba kuri social media uyu munsi wa none Kelly arimo gukurikirwa kuri TikTok n'abantu basaga 80,000 n'abantu ubwabo bakamubonamo ishusho yo kuba bamubona nk'umukomediye, umutiktoka, umuntu wakitinga neza muri video. Urumva hari nka sinema yakoze nge nakundaga kurara ndeba ntaramumenye yitwa Forest ya Soroba. Areba nkavuga kakana gakina ari ikihebe. None naguzi izo yakinaga na Nyakso amukatira bibi cyane yarakaye. Avuga ati ibyo bintu urimo byo kujya kwiba wowe wakisamba. Urabyumva biriya bigatuma umwana byo ubwabyo arabasha gutinyuka kuvuga mu ruhame, arabasha kwigisha gusitsa abantu no kubasigira indi shusho yo kwigisha. Yego. None se papi urabona uyu mwana w'imyaka 9 urumva social media aziriho pana nk'umuntu uzi konsoma gusa ahubwo nk'akazi yazigiyeho muzi konsoma, ariko ubu ngubu byamaze kuba business, byabaye akazi. Urakora iki kugira ngo ku myaka ye mike atazabatwa nazo? Ntabwo bishoboka.
ubwo ngubwo kuko nawe azatangira avuga ati n'akazi ziranunze reka noneho mba addicted cyane ko mama bizi ko ari akazi kubera ko babitekera buriya byashoboka yego ari hari bamwe mu babyeyi boherezaga abana mu mujyi wa Kigali gusaba kugira ngo babashe kuza batunga imiryango yabo ariko kuko umuryango udahanze amaso kuba wazakura ubushobozi kuri Keria ntabwo batuma bibangamirwa no kwiga ko ntabwo ari umuntu uzakiza famiye yego kuko uyu mwanya wa none konte ye iri broke ayahembwa ajyaho azunguka ariko atazakenera kugira ngo akurweho ajye kwigurira inkweto uyu munsi aracyatekerezwa n'ababyeyi uyu munsi na management ntabwo ishobora kuvuga ngo bogo turabona akeneye kuko twe tumufite nko mu kugira ngo ducuruze izina rye na brand y'uwariwe ubwo n'amafaranga ni mama yakira n'amafaranga ajya kuri konti nyina mama we umuryango we ubona borudero nabo ntabwo ubona amafaranga mu ntoki kizima nuko tubwira ngo tugiye gukora aka kazi bimeze gutya pourcentage ya management ni iyi ngiyi nako pourcentage bwo ukijya gusinyisha umuntu kuko ubona ko hari ibyo umubonamo mubivuga na mbere kuko mubivuganye amafaranga atangiye kwinjira bashobora kuvuga ati ariko nyamuneka ko n'ubujyanye menshi wagiye kugise cano y'abana ikaba cano none se papa reka nibarize Keria urumva yuko bagukoreye konte usigaye ufite amafaranga nubwo utaragira uburenganzira bwo kuyakoraho uba wumva ari ikintu ushaka kuzakora sibyo nuramuka ugize uburenganzira kuri ayo mafaranga kandi yarabaye menshi uzakoresha ayo mafaranga banumva nagenda nkafasha ba bantu bo ku muhanda ukabafasha bano bantu bo ku muhanda nkagenda mbahereza ayo mafaranga ayo ngayo wakorewe akaba yabahereza uba wumva ari nk'iki kintu ushaka kuzagura noneho wowe wiguriye sha niguriye ari wowe ukiguriye nk'impano uba ushaka ko umuntu yaguha ariko ukavuga uti nzayigurira nakigurira imodoka n'ibindi byinshi imodoka imeze nka gute amoko ko imodoka imeze nka gute rata Keria fata mikoro neza iyo ari yo yose bakubiparika bakayigeza parikingi bakubiparika umuntu wavuga ngo buri imodoka niyo baba basunika yitira parikingi bakubashyirirwa parikingi kabisa none se ari nk'ahantu bumva ushaka kuzatemberera nukura banumva najya nka Dubai Dubai wahamenye gute Keria bomba habayo nk'agaki bumva uvuga uti ndashaka kuzajya kukareba Dubai habaye ibintu byinshi urugero nk'ikintu kimwe uvuga ati Dubai kiba najya kureba niyo iki kigukundisha Dubai nuko nari ahantu heza hisanzuye rata none se Keria ashaka kujya ku mucanga nibakubwira ngo nibikunda Dubai ukajyayo kandi uri bujyane n'umuntu umwe uzajyana nde umusaza wanjye cyangwa mama wanjye ubwo musaza wawe ni Blessing urumva ko uzajya Dubai Keria azakugera Dubai shyiramo agatege muzajye Dubai ni sawa cyane harya ubu ku ishuri muzasoza ryari tuzasoza muzafunga ryari muza closinga ryari igihembwe mu kwa gatandatu muri uku kwezi ubu muri mu bizami mwatangiye mu bizami cyangwa mwarabitangiye twarabitangiye ahubwo hasigaye noza ikindi gihembwe hasigaye nako isaditamu ibizami mwarabisoje oya ubu bari mu matest nibwo bagiye kwinjira mu exam nirihe somo ukunda bamaze gukora miditamu ibyo se shawe yarabizi nirihe somo ukunda uzi impamvu abantu batabizi abantu batiga nanjye uvuga ngo batiga neza abantu bose biga neza ahubwo abantu batiga nyine ahantu bakora ibyo bintu ntabwo babimenye bo bazi yuko bakora quiz ubundi bakajya muri exam Ravuze ngo uvandimwe Keria urumira na nyoni nawe ibyo bya miditamu urabizi Freddy amaye masomo y'utsinda cyane witinda ikinyarwanda ikinyarwanda ubu nicyo cyane ni fresh hari akantu gato tugiye gukora sibyo nzajya mvuga inyamaswa hagati yawe na musaza wawe mumbwira icyo ikora urabona umuntu aravuga umuntu ntavuga se aravuga ihene ikora iki irahebeba irahebeba imbwa iramoka inka
wasanga Umusaza brada wabizi. wabizi inka ikora iki inka kumva yabira. yabira ni sawa irabira muri iyi pusi yo ikora nk'iki Iramyawuza. iramyaho inkoko y'ingabo y'isake Isake. kariya kareba mubizira uzi inkoko kazi se inkoko kazi uzi icyo ari cyo keri Irabika. isake irabika isake irabika inkoko kazi uzi icyo ari cyo keri urayigeze ikora iki ikora iki inkoko y'ingore ndetse sibyo papi kuseka nibyo ni inkoko y'ingore ari umuyobozi wo muri kabine yari arimo aravuga imbere his excellency ngo tugateresha intanga ngo abantu bakajya guteresha intanga none nawe uri kuvuga baravuze ngo inkoko y'ingore uraseka ese kari akantu ko gutera intanga ukuntu bagiye kugerageza bakabwira abantu bagashishikariza kuyiteza intanga bari barimo kugaruka ku kibazo cy'intanga cy'uburyo yego amatungo yima maze minisitiri yakora perezida avuga icyo gihe kabine yose yaranasetse bose na his excellency yarasetse buriya hari ikintu ugira ukabona kizamama ukakivuga ukagira ngo ukivuze uko kitakabaye kivugwa ariko njye mbona ubamera byakoze gusetsa umukuru w'igihugu kandi utamusekeje biba bigiye muri seve kamera nka wa muvandimwe ati tuzirimo papi inkoko y'ingore rata mwumva yikora iki wapi mubaze manager nyine irateteza irateteza mana none se manager ngize umugisha wo kukubona urabona mukoze indirimbo nziza warambuze muri iki kibuga oya uyu munsi ntago manager turi bumaze Kamanzi ikibazo kubijyanye na kamaze kimwe uyu munsi turavuga ku bijyanye na music reka tuvuge kuri kariyeri y'abana nta by'umuziki kuko ndakeka ko ari nanjye muntu ubashije kubikora muri buno buryo muri iki gihugu nabonye hari akana k'akagande k'agakomediye nasomye amateka yako kariya karirimbye ngo tenge ndeba ni naho nakuye inspiration yo kuvuga ngo ese kera sinamugeza kuri urwego noneho avuze ibya Dubai mpita mbyibuka ko bariya bayaherwe ba Dubai bama iPhones bagiye gushaka tenge bamukura i Bugande baragenda bamusinyisha kontra iremereye cyane umuryango wa tenge yabanaga na mama we gusa yego kurya ari hamana uyu munsi bageze ku rwego rwo kuba bafite vira iteye ubwoba ikintu cyo kurya no kubaho ntabwo bakikinginga kuko n'icyatumye yongera kuva Dubai agasubira Uganda yagiye kunoza ibijyanye n'amasomo yagiye kubanza gushaka skills ubwo rero urumva abashoramari nibadushoremo hanyuma sabo kuri musaza we igitekerezo cyaje musaza we nyine ngewe ubwanjye byabaye umugisha nabyungukiyemo kubera ko bakorana urumva nimba umwe azagakora approach akavuga ati nkuzanira iki ukabona muzaniye panda keguka akayifata baratinze icyarimwe aramuhaye motivation keri akashyira panda muri bag akagenda yagera ku bamotari agahita afungura bag akagenda abatamatere kambahindurira ubuzima nanjye byarahindutse urabyumva ibyo ngibyo bigaragaza ikintu ko hari umusaruro ukomeye cyane uhari yego ikizanye nagushimira papi buriya akenshi ababyeyi benshi bagira ubwoba bw'uko niba umwana yagaragaje impano nk'izi zishobora kuza kuri social media avuga ati nzakurayo umuntu nakwizera yego n'umwana umubyeyi aba agomba gukomeza agakora kugira ngo urugo rukomeze ariko nakurayo umuntu nakwizera ku buryo yamfasha nyine gukurikirana iyo mpano y'umwana amashuri ntayate kandi niyo mpano ikajya rero nimba ubitangiye ni ikintu gikomeye cyane kandi ababyeyi bagomba kwandastandinga kuko abana benshi urabona Fresh Kid umugande basigaye yiga muri South Africa yatangiye aririmba gutyo birashoboka cyane ahubwo ubishyiremo imbaraga n'abantu babashyigikire niko bimeze kuko nabonye mu Rwanda twagiye tugira umugisha wo kubona abana bafite impano pe
bakaza bakakubita umuziki ari ukavuga uti wow harimo kano kana karirimbye muri no All Star ka Babu n'abandi ariko ukabona hari ba Free banuza bagasogi bagasogi ariko ukabona impano zabo zigenda zigaceceka nubafasha akavuga ati reka mbafate muri ubu buryo ariko yabona karimo kumushoramo gusa nta kindi birimo kirimo kuza bagacika intege ariko nimba uyu munsi wa none vuga ngo Kelly yanamufashe namumenye mu kwezi kumwe mu kundi kwezi mbona konti yarakagiyeho urabyumva ubwo no kuvuga ngo igihe kizaza tubitege ayinya ibyo mubona ni imirabyo inkuba ntabwo natekereza inkuba nizikubita Kelly tugarutseho gatoya wakina nakinye muri filime ngira ngo turajya tugara ku musozo kubera ko amasaha bari gukura kandi abana bagomba bajya ku ishuri ni iyihe scene wakinye muri Nyakso utajya wibagirwa uvuga uti nakinnye bimeze gutya sinyambyibagirwa kabisa hafi ya zose mba nzibuka ariko ino niyo wakunze ukavuga uti bino nabishoboye gute kubera ukuntu yari ikomeye sene nakinye ikomeye yakugoye ni sene iyo njye na Nyakso tuba tugiye kubeshya ariko Nyakso ashaka kwiba mama mugiye kubeshya Nyakso washaka kwiba Nyakso aba ari papa wawe aba yakitinga nka papa wawe uwo munsi tukajya mu rundi rugo nk'aho tuje kwaka akazi Nyakso akavangaza ibi bintu byose byo mu nzu noneho bakamuhemba aho ngaho bakazamufata ari kwiba yajya kunyitabaza agasanga nagiye uko mutaba mu nama kwigendera wamwumvise ni byiza byata none se nta yindi mpano ufite uretse gukina filime uribonamo cyangwa uyiyumvemo urareba nk'umuntu uzi kuririmba dufite projet zo kujya muri studio hari indirimbo ze zamaze kwandikwa hari n'abamaze kutugirira icyizere cyo kugaragara muri video zabo tukiri mu biganiro nibimara kunozwa azajya kwactingamo numva naho ngaho duhagaze Kelly nagwa yindi turembera akantu gato urumva nimba tugiye kukwitega nk'umuhanzi uzaza shaka akantu uvuga uti reka abantu bakurikiranye Sunday Choice baririmbire bumve Kelly noneho umuhanzi verisiyo nshyashya ya Kelly gashaka keza witonze kandi uzagira ukavuga utari narabakubise kabisa iyo ushaka kureba indirimbo ukunda cyane ariyo uririmba mbese nta ndirimbo uzi akunda ngo uyimwibutse Kelly ari gutekereza My Sunshine ngabo bari kuririmba Kelly You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know deep how much I love you. Please don't take my sunshine away. urumva ishatse nko kuvuga iki mu Kinyarwanda ntabwo nabyumvise koresha mikoro Izuba ryanjye ni wowe zuba ryanjye ryonyine utuma ngira ibyishimo iyo inyenyeri zagiye kuko ntabwo ari ugukina gusa komedi uri umwana n'umuhanga cyane ahubwo se papi yamusinyishije nk'umuhanzi cyangwa byose tazaba nka Coach Gaël wasinyishije Element ari producer gusa bwacyaririmba ati byo kuririmba ariko ntabwo wabisinyishije jewe Kelly yamufite nka Kelly ndetse n'uburyo bw'ibyo azakora byose bizajya biba biri mu nyungu za management
n'inyunguzi kuko yewe n'inyunguze kuko nk'ibihangano ubwo audio video zizasohoka ziri ku rukuta rwanjye ntabwo zizajya ku rukuta rwe rwihariye ariko comedy tama challenge ibyo byose bizakomeza kujya ku nkuta za social media kugira ngo zibashe gukomeza kuzamuka yaba kuri TikTok ni MK Career Instagram ni MK Career official na TikTok hariho official ubwo rero nyamuneka bajyeho ba following kugira ngo aba bakire batwizeye ejo batazambona imboga mu menyo bakayabonera ubusa nk'amabuno y'ababagazi ugasanga kontara ntibazongereye ni sawa cyane ariko feedback mba ndimo kubona mbona ko zizakomeza oya bizagenda neza first of all Career ni tara kandi n'abantu kandi nawe umuhigi urukumva ni impano yigendera ubundi inyenyeri yaratse mureke iyo nyenyeri mbanze nyisaruremo iyo ntabwo biba byoroshye ni sawa cyane reka tugane ku musozo dushimire Career ariko ntabwo ari bugenda atadusengeye ndetse anatubwira akaririmbo kugira ngo umuramyi wacu aze guhita asigara akamuririmbira sibyo urumva ugomba kudusengera kugira ngo uriya muntu ahita aririmba urumva atari byiza ya ndirimbo kunda ya gospel mubwira akaririmbo abashakamo hariya muri keyboard ye ahita gucurangira ka gospel none uhita udusengera kamubwira arahita yumva nta kibazo kamubwire kirangarashanga bagende bayo byongo igitaraganya yateranye inama giteranye tumusaba ka wakabonye nanyira cyakomeje igitaraganya inama idasanzwe ujye ubona akantu kanditswe ngo inama idasanzwe ya minisitiri yateranye inama idasanzwe rero y'abanyarwenya y'abanyemana yateranye hari hagamijwe gushaka indirimbo y'Imana ni umwanzuro utari woroshye twumva wari nama iri seriye kabisa ino nama utajya musanze ari iyihe ifata mikoro ya indi Meddy yaririmbye avuga ngo uri mwiza Yesu we niyo ndirimbo uko wansanze nisangaho turi dusengere ubundi bahita bayiririmba oya ni wowe usenga Our Father in the heaven, hallowed be your name, your kingdom come, lead us on us in the heaven. Give us these days our daily bread, and forgive us our debtors. Give us not into temptation, but deliver us from evil one. For you was the kingdom, the power, and glory forever and ever. Amen. Amen. Yesu yaravuze ngo nimusenga nimugasenga nk'indyarya ahubwo mujye nimusenga mujye muvuga muti biriya Career yakoze ni sawa cyane so mwakoze cyane rero mwakoze cyane courage kabisa courage ngo abakunzi banje bajye kuri Papi Empire bakore subscribe bajye kuri TikTok ya MK Career official ba following basige n'amakomment icyo badusaba tugendera ku bitekerezo by'ibyo badusabye kandi tunashimira buriya babashije kuzana iyi taranto bakayitumurikira buriya nshimira Nyagiso cyane iyo ndimo kurya kuri manu zinjiye ndavuga inti Nyagiso ndakuriye Nyagiso nawe yahuri tekereza kurya kaburusheti unyoreze kode nkishyure urumva ubwo ntanashimira n'ababyeyi bangiriye icyizere bakavuga bati uko byagenda kose babanje no kumbwira ariko se birashoboka koko ibyo impano ikaba igira icyo yagira ndavuga nti birashoboka kandi mpamya ko nabo icyizere bashatsemo aricyo babonye kuko bidakunda nago bari aka kanya tuba turi kumwe muri studio uwo twaje dupresentinga Cleanwell Rwanda boss nawe aravuga ati byanze bikunze akazi kakoze cyane ubwo rero Imana ibaha umugisha kudufasha kugaragaza impano bakerera nabo ndabashimira cyane kuba mbabwira ngo icyo ariko cyabyara ikintu cyiza ko naganiriye tujya gukorera video yabajyaga he noneho mwitege part 2 yayo ndayibakumbuje
mu gihe kitarenze iminsi 3 muraba mumaze kuyibona. uziko nubwo twari twasoje buno ibintu Kelly yakora by'influencinga buriya ntabwo babizi. Iriya ndirimbo bajyagahe narayumvaga kira kuri radio, ariko nyimara kubona video Kelly yayikoze nahise njya kuyumva kuri YouTube kugira ngo nyumve noneho neza nyumve nicyo shaka nuko bimeze. So bivuze ngo ni support ndimo muri guha abahanzi mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ejo umunsi mwakoze bajyagahe, ejo muzakora indi, ejo muzakora indi, ni ibintu nyine byiza tu courage. Ahubwo Kelly yadusenyeye mbere yuko agenda. Nawe nk'umunyamakuru dukubite inkuru 5 wakoze muri no mu kiro cy'umweru zitanga bihangane bajye kuri papier y'impaya barazisangaho pe. Vuga imwe ati baze ko bajyeho barebe iyaba Wazalendo abari bawise Wazalendo 40 bamaze gutabwa muri yombi. Dushimira inzego z'umutekano, dushimira ubuyobozi bwiza kuko ibyo byose tubikora tukabigezwaho n'ubuyobozi bwiza. Tudafite umutekano, tudafite abo bayobozi beza badufasha kugira ngo n'ibyacu tubashe kujya kuri iryo koranabuhanga bitubyaje umusaruro, byose byaba ari zero. Ubwo rero reka tujye mu munyenga n'ikinyotera cy'urukundo n'ubuyobozi bwiza dufite tubibyaze umusaruro. Social media two kuzijyaho ari ibintu biraho gusa, ahubwo tuzijyeho tubasha kuzibyaza umusaruro. Ni sawa cyane. Ubwo rero naho ngaho tugarukiye na Kelly. Message zanyu nagiye nzibona nyinshi cyane, mwagiye muvuga muti Kelly turagukunda cyane. Ndahiro Valence arakaze, ari mu bantu batinywa cyane. Kelly azi ubwenge kabisa. Kelly wacu utera imbere mukobwa wacu. Kelly nta gusanzwe. Ni message nyinshi, reka dufate umwanya gatoya turamye hamwe na Gadi, turagaruka mu kanya tunakomeza n'amakuru ndetse n'abandi batumirwa. Mujye kuri screen yawe. Gadi, umwanya n'uwawe. The Choice Live.